Kwiga kwacu kwa Bibiliya yose kumaze kutugeza ku gitabo cy'ubwenge cy'imigani. Nk'uko mugiye kubibona, harimo ubwenge butangaje, inama, amabwiriza ndetse n'amahame ya buri gice cyose cy'ubuzima bwacu bisangwa muri iki gitabo gito. Tega amatwi neza wumve maze usabe Imana icyo ishaka ko wiga. Kuko nk'uko ijambo ryayo ritwigisha, kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge bwose. Reka rero twakire umwigisha wacu mu isomo ry'uyu munsi. Iyi ni imigani y'umwami wa Isirayeli Salomo, umuhungu wa Dawidi. Yayandikiye kugira ngo yigishe abantu uko babaho, uko bagomba kwitwara muri buri mibereho, kuko yashakaga ko basobanukirwa, bakiranuka, kandi bakagwa neza muri buri kintu bakora. Ndashaka guhindura abaswa nkabagira abanyabwenge. Ndashaka kuburira abasore bimwe mu bibazo bahura nabyo. Ndashaka abanyabwenge b'abanyabwenge kurushaho, ndetse bakaba abayobozi binyuze mu gucukumbura ubusobanuro buri muri uku kuri. Ese umuntu aba umunyabwenge gute? Icya mbere ni ukwizera no kubaha Uwiteka. Kuko kubaha no gutinya Uwiteka ari byo shingiro ry'ubwenge bwose. Kumenya Imana niyo nkomoko yo gusobanukirwa ukuri uko ariko kose. Uku niko igitabo cy'imigani gitangira. Murakaza neza mu ishuri rito rya Bibiliya, isesengura ry'ingenzi cyane ku isi, kuko ari isesengura ry'igitabo cy'ingenzi cyane mu isi yose, ari cyo Bibiliya. Isesengura ryacu ritugejeje ku gice cy'ibitabo by'imigani byanditswe n'umwami Salomo. Hari ibitabo 5 by'imivugo: Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo ya Salomo. Nk'uko twabibonye, Yobu yari ubutumwa bwavuye ku Mana, bugenewe imitima y'abantu b'Imana iyo barimo kubabara. Zaburi ni ubutumwa bwaturutse ku Mana, bugenewe umuntu w'imbere w'abantu bayo iyo barimo kuramya. Ubwo tugeze kuri ibi bitabo byanditswe na Salomo, tubona ko Imana ikirimo kubwira umuntu w'imbere cyangwa umutima w'abantu bayo. Igitabo cy'imigani ni ubutumwa bwavuye ku Mana, bugenewe umutima w'umuntu iyo arimo guhura n'ingorane za buri munsi. Nuko rero, ubwoko bw'Imana bugomba kugira ubwenge mu mibano yabo yose. Niryo jambo risobanura intego y'igitabo cy'imigani. Mu by'ukuri, Salomo ntabwo ari we wanditse iyi migani yose. Salomo yakusanyije imigani myinshi yanditswe n'abandi bantu b'abanyabwenge, kandi n'abandi bantu bakusanyije imwe mu migani myinshi yanditswe na Salomo. Igitabo cy'imigani giteguye muri ubu buryo. Mbere na mbere, hari intego y'iki gitabo mu bice 9 bya mbere, byose bisomwa nk'umwandiko uvuga ku bwenge. Hanyuma hakaza imigani ya Salomo nyayo, ihera ku gice cya 10 kugera ku gice cya 22 n'umurongo wa 16. Kuva ku gice cya 22 n'umurongo wa 17 kugera ku gice cya 24 n'umurongo wa 34, uhasanga imigani y'abanyabwenge ishobora kuba yaranditswe n'abandi. Imigani ya Salomo yakusanyijwe n'abagabo ba Hezekiya b'abanyabwenge, igize kuva ku gice cya 25 kugera ku gice cya 29 by'igitabo cya Salomo. Igice cya 30 kigizwe n'imigani ya Aguri, kandi igice cya 31 kikabamo imigani y'umwami Lemuweli yigiye kuri nyina. Nuko rero tuvugishije ukuri, ntabwo imigani yose yo mu gitabo cy'imigani yanditswe na Salomo, ariko yitwa imigani ya Salomo. Nk'uko byanditswe mu bami ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 31 n'uwa 32, Salomo yanditse imigani 3,000 n'indirimbo 1,500. Ariko mu gitabo cy'imigani harimo imigani ya Salomo bwite itagera ku 1,000, kandi mu bitabo by'imivugo byose tubonamo indirimbo imwe gusa yo mu ndirimbo ze zose, indirimbo ya Salomo. Igitabo cy'imigani dushobora kugihina muri ubu buryo: igice cya mbere kugera ku gice cya 10 ni imigani y'abasore cyangwa urubyiruko. Igice cya 11 kugera ku gice cya 20 ni imigani y'abantu bose. Hanyuma kuva ku gice cya 21 kugera ku gice cya 31 ni imigani y'abayobozi b'abantu. Mu gihe turimo kureba aya magambo y'ubwenge n'ishyira mu ngiro, ni ngombwa kubaza iki kibazo tuti:
ese ni gute Salomo yaba umwanditsi w'iki gitabo kandi nawe ubwo yari ikigwari cyangwa umunyabyaha? Hari ukuntu bizwi ko Salomo yari umunyabwenge wa mbere mu mateka y'isi. Ubwenge bwa Salomo bugaragarira mu gitabo cy'imigani. Hari ubwenge bwinshi cyane buri muri uku kuri muri iki gitabo. Ese ni gute umuntu wari ikigwari cyangwa umunyabyaha nk'uyu yaba umwanditsi w'imigani y'ubwenge nk'iyi yereka ubwoko bw'Imana uko bagomba kubaho? Iki kibazo gifite ibisubizo byinshi bitandukanye. Ubwenge bukubiye muri iyi migani ntabwo buterwa n'uko umwanditsi yaba yarabushyize mu bikorwa mu buzima bwe bwite. Iyi migani ni ubwenge bwahumetswe, butugeraho bunyuze mu guhumekwa kw'Imana. Ikindi gitekerezo mu gusubiza iki kibazo ni uko iyi migani ndetse na Zaburi 127 yewe n'igitabo cy'umubwiriza byabwirijwe na Salomo abwiriza abasore muri uyu mwuka agira ati: ntimuzakore ibyo nakoze, mwigire ku bunararibonye bwanjye. Ubunararibonye si bwo mwigisha gusa, ahubwo ubunararibonye ni umwigisha wemeza cyane. Ntabwo ari ngombwa ko wigira ku bunararibonye bwawe, nimwigire ku makosa yanjye. Ikindi gisubizo cy'iki kibazo cyacu ni uko Salomo yari umufilozofe, bisobanuye ko yakundaga kumenya. Akenshi abantu bakunda kumenya ntabwo bajya bashyira mu bikorwa ubwo bumenyi bakunda. Mu nteruro itangira igitabo cy'imigani, Salomo atubwira impamvu yanditse iyi migani. Ndabikunda cyane iyo umwanditsi w'igitabo cyo muri Bibiliya atubwira impamvu arimo kwandika icyo gitabo cyo muri Bibiliya. Salomo aravuga ati: ndashaka ko abantu bamenye uko babaho. Mwibuke ko twahawe ibyanditswe kugira ngo umuntu abashe kumenya uko yabaho. Umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa na buri jambo rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Nk'uko Mose abivuga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 n'umurongo wa 3, uko niko umuntu abaho. Mose yavuze ko ibintu byose ubwoko bwa Isirayeli bwanyuzemo mu butayu byari ibyo kubereka uko babaho, kuko umuntu abeshwaho no kumvira ijambo ry'Imana. Ibi bisobanuye ko ijambo ry'Imana ari ubuzima, ndetse n'ubuzima bukaba ijambo ry'Imana. Uko ukomeza kumenya ibyanditswe byinshi, ni nako ugomba gusobanukirwa ubuzima cyane. Uko ugira ubunararibonye bwinshi mu buzima, ni nako ugomba gusobanukirwa kurushaho ibyanditswe. Ibi ni ukuri cyane cyane muri iki gitabo cyacu cy'imigani. Intego yanditse ya Salomo yo kwandika iki gitabo ni uko yashakaga ko abantu bamenye uko babaho, kugira ngo abanyabwenge barusheho kuba abanyabwenge, ndetse na nyuma yaho baba abayobozi. Salomo nanone avuga ko yanditse iyi migani ayandikira abasore cyangwa urubyiruko. Salomo arashaka kuburira abasore ku bigeragezo bitandukanye bazahura nabyo. Abasore bagomba gusoma iki gitabo cy'imigani buri munsi. Ndifuza gutanga igitekerezo, ubwo hari ibice 31 mu gitabo cy'imigani, bajyaga bakoresha igitabo cy'imigani mu ngengabihe ye. Ku munsi wa mbere w'ukwezi yasomaga igice cya mbere. Ku munsi wa kabiri w'ukwezi agasoma igice cya kabiri. Bigakomeza gutyo, maze yagera ku munsi wa 7 w'ukwezi yabaga ageze ku gice cya 17. Yamenyaga umunsi w'icyumweru uwo ari wo abibwiwe n'igice agezeho mu gitabo cy'imigani. Iki gitabo kirimo imigani myinshi cyane. Ntabwo mu by'ukuri twayivugaho yose, ariko ndifuza kuvuga kuri imwe ku migani kuko ari ingenzi cyane. Navuze kuri Zaburi zitandukanye kugira ngo biguhe uburyo uzajya ukoresha nugira mu zindi Zaburi zose. Nari ngambiriye kugutera akanyabugabo ko gusoma Zaburi ubwawe. Nuko rero dukoresheje ubwo buryo nanone, ndashaka kuvuga ku migani itandukanye. Nitumara kureba kuri iyi migani, ndizera ko uzaterwa akanyabugabo ndetse n'imbaraga zo gusoma indi migani yo mu gitabo cy'imigani. Ngiye kubivuga mu myumvire y'iki gihe, kuko ntekereza ko bidufasha gusobanukirwa neza ndetse tukabishyira mu ngiro mu buzima bwacu muri iki gihe. Nyuma y'uko atangiye, Salomo aratubwira ati: ndashaka ko wigira ihame ry'uko ubuzima buberaho gukora ibyiza nibwo buzima bw'ubwenge, kandi iyo niyo mpamvu ituma ukwiriye kurya ku mbuto isharira kubwo gukurikiza inzira zawe, ndetse ukanabona ibyago byose by'inzira wihitiyemo. Ayo magambo ashobora kuba impine y'ubusobanuro bw'ubuzima bwa Salomo. Salomo arabizi ko yatsinzwe, ariko arimo kutwereka inzira ndetse anaducyaha mu gitabo cy'imigani, avuga ngo bumwe mu buryo bwo kumenya ubwenge ni ugutsindwa.
mpora nsubiramo amagambo ya Robert Louis Stevenson wavuze ati, vuba cyangwa se bitinde buri muntu agomba kugerwaho n'ingaruka z'ibyemezo bye. Ubundi buryo tubonamo ubwenge ni ingaruka zo gutsindwa kwacu. Iyo duhuye n'ibyago byose by'inzira twihitiyemo, twunguka ubwenge bw'agaciro kanini cyane. Hari igihe twebwe ababyeyi twangiza imyigire y'abana bacu. Iyo baba bagiye kugerwaho n'ingaruka z'ibyemezo byabo, bagahura n'ibyago bikomeye byo mu nzira bihitiyemo, turabatabara tukabakiza. Ubwo duhita tubambura ubwenge bajyaga gukura muri izo ngaruka z'ibyababayeho. Salomo arahanura ngo nitubona ibyago byose byo mu nzira twihitiyemo ubwacu, tuziga ukuri nyako kuvuga yuko ubuzima bubereyeho gukora ibyiza nibwo buzima bw'ubwenge. Iyo Imana itubwira mu ijambo ryayo yuko ikintu runaka ari cyiza, Imana irabitubwira kuko Imana idukunda. Imana irashaka yuko dukora ibyiza kuko Imana izi neza yuko ingaruka zo gukora ibyiza ari nziza nazo. Iyo Imana ivuze ku kintu runaka iti hoya hoya, iyo Imana ivuze yuko ikintu runaka ari kibi, Imana ntabwo itubwira ibyo kubera yuko Imana ishaka ko tubabara. Imana iratubwira ndetse ikanatuburira yuko ikintu ari kibi kuko idukunda. Imana irabizi neza yuko ingaruka z'ikibi ari ryo funguro ry'ingaruka zacyo riba ari ibihuru bisharira. Imana irashaka kudukiza ubwo busharire bw'ingaruka z'ikibi. Nuko rero Salomo aratubwira yuko imwe mu ntego zo kwandika iki gitabo cy'imigani ari uko ashaka ko twiga ukuri kuzima, ko ubuzima bubereyeho gukora ibyiza ari bwo buzima bw'ubwenge koko. Imigani igice cya 5 umurongo wa 15 kugera kwa 19 ni umugani mwiza cyane wandikiwe abasore ubaburira ku bigeragezo bimwe na bimwe bazahura nabyo, cyane cyane ikigeragezo cy'abagore bareshya. Iyi ni inzira y'ibyerekezo bibiri. Hari n'abagabo bareshya kandi abagore bakeneye kuburirwa kuri aba bagabo. Icyakora kubera ko igitabo cy'imigani kirimo kubwira abasore, imbuzi iravuga ku bagore b'abahehesi bareshya. Nk'uko bigaragara ubu, iki gitabo cy'imigani cyandikirwa umusore ugishaka, kuko ibyo Salomo arimo kuvuga muri iyi 50 bishobora guhinwa muri ubu buryo. Uburyo bwiza bwo kwirinda abagore b'abahehesi nicyo gikorwa cyiza tugomba gukora. Uburyo bwiza wakwirinda ikigeragezo cy'ubusambanyi ni ukugira urushako rwiza. Mu gice cya 5 umurongo wa 15 kugera kwa 19 ugomba guhora usabwaho urukundo rw'umugore wawe iteka ryose. Hanyuma nujya mu isi maze ugaterwa n'ikigeragezo cy'umugore w'umuhehesi, ntabwo uzagwa mu cyaha kuko icyifuzo cyawe cy'imibonano mpuzabitsina kiba cyakemuwe n'uwo mwashakanye. Iyi ni inama nziza. Salomo aburira abasore ku bagore b'indaya ndetse n'abaca inyuma abo bashakanye nabo. Salomo aravuga ati, umugabo wese ukora icyaha cy'ubusambanyi ni igicucu kuko arimo kwangiza ubugingo bwe. Niba ushaka kubona inzira ya bugufi yakugeza ikuzimu, shaka inzu ya maraya. Umushumba Dick Woodward yize kuri kaminuza hafi n'aho bita kuri Pershing Square, hafi cyane no mu mujyi wa Los Angeles. Abantu benshi cyane bahoraga mu busitani buri aho hantu bwarebanaga na kaminuza yigagamo. Igihe yabaga nta kintu arimo gukora, yarasohokaga nawe akajya muri ubwo busitani kugira ngo aganirize abo bantu mu minota 45 ashaka kumenya ukuntu aba bantu bataye agaciro mu bandi bantu. Ibi yakomeje kubikorana n'aba bagabo kumara imyaka 2. Umwe mu myanzuro yafashe nuko ikibazo cy'aba bagabo cyari abagore. Guca abagore babo inyuma byatumye amago yabo asenyuka, maze bahitamo kwibera abasinzi, bituma baba imbohe z'ibyaha, ari byo byatumye baba inzererezi bigezaho. Kenshi na kenshi ibyo byasaga nkaho ariyo gahunda gusa bagira. Ikibazo cyatangiranye n'abagore b'abahehesi, maze binyuze muri ako kamenyero bibaviramo gutakaza ingo zabo. Nyuma yaho batangira kunywa inzoga ndetse baza no gusezererwa ku kazi n'ibindi byose. Amaze kubaza abo bagabo bose,
yaje kumenya yuko Salomo yari arimo gutanga inama nziza kandi ifatika ubwo yavugaga ati, niba ushaka kubona inzira ijya ikuzimu, shaka inzu y'umugore w'umuhehesi. Iyi migani irimo ubwenge nk'uko Salomo yabitubwiye mu nteruro itangira. Utu duce tw'ukuri ntabwo tuba dufitanye isano. Uburyo bwiza bwo gusoma igitabo cy'imigani ni uguca imirongo ku rupapuro, hanyuma ukandika ingingo hejuru ya buri murongo. Urugero: urugo, urushako, umubano wawe n'abana bawe, umubano wawe n'ababyeyi bawe, amafaranga, umujinya, akazi, abagore n'ikindi washaka. Hanyuma rero buri uko ubonye umugani uvuga kuri imwe muri za ngingo, ukagenda wandika munsi y'iyo ngingo. Ubwo ni bwo buryo bwiza bwo gusoma iki gitabo. Ubu buryo ni bwiza koko, niwandukura imigani yose ivuga ku ngingo runaka, uzasanga ko igitabo cy'imigani kivuga kuri iyo ngingo mu buryo bwimbitse. Urugero: uramutse usomye imigani yose ivuga ku bintu nk'imyitwarire y'abana cyangwa se imyitwarire yawe bwite, ushobora kwigisha neza cyane mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru, cyangwa se ukanabwiriza ikibwiriza gikomeye cyane mu rusengero kuri iyo ngingo. Dore umugani ukomeye mutoya uvuga ku kwifasha ubwawe. Rebera ku kimonyo wa munyamwete muke we. Byigireho kugira ngo ugire ubwenge. Nubwo ari nta mutware bigira wo kubikoresha, bigora cyane mu gihe cy'izuba kugira ngo bihunikire igihe cy'imvura. Kwitwara neza. Kuba imbarutso y'impinduka mu buzima bwawe nibwo butumwa buri muri uyu mugani. Ushobora kwigira ku kimonyo ukuntu wakwitwara, niko Salomo avuga. Iyo ugeze muri kaminuza mu by'amashuri, uba witezweho kwibera imbarutso ukitwara neza. Mu mashuri abanza, umwarimu wawe akohereza mu rugo n'imikoro, ndetse akanaganira n'ababyeyi bawe kuri telefone, maze bakajya bakugenzura. Ariko iyo umaze gukura, ugomba kwigenzura ndetse ukanitwara neza. Ubwo ni bwo butumwa. Iryo ni ryo somo Salomo arimo kuvuga twakwigira ku kimonyo. Imigani yibanda cyane ku rurimi. Ntukavuge menshi. Ibwirize ufunge umunwa wawe. Uko uvuga menshi niko ucumura cyane. Abakurambere b'itorero basa n'abemeranya n'igitabo cy'imigani kuri iyo ngingo. Mu nzu nyinshi za kera z'abihaye Imana, abihaye Imana babaga bemerewe kuganira iminota 30 gusa nyuma y'ifunguro, kuko abakuru babo bemeranyaga n'igitabo cy'imigani yuko mu kuvuga cyane habamo gucumura cyane. Undi mugani ukomeye cyane uboneka mu gice cya 11 mu gitabo cy'imigani ku murongo wa 24 na 25. Ubugingo bwawe butoha iyo uri umugwaneza, kandi bukarimbuka iyo wigize inkazi. Birashoboka cyane ko watanga maze ugakira, kandi biranashoboka ko wakwanga gutanga maze ukabura byose. Nibyo koko, umukungu azaba umukire. Iyo yuhirira nawe aba yiyuhirira. Inyigisho ya Yesu ihamanya n'uyu mugani. Yesu aratwigisha ngo umuntu uzabura byose ni umuntu uzagerageza kuramira ubuzima bwe, uzagerageza gukiza ubuzima bwe. Dushingiye ku byo Yesu yavuze, niba ushaka kubona ubuzima bwawe butakaze, bumene, butangiye kubw'Imana ndetse no kubw'abandi bantu. Icyo gisa nkaho ari cyo Salomo arimo kuvuga hano muri uyu mugani, akaba ari cyo gikwiriye gukorwa mu nsengero, mu buzima bwacu bwite ndetse no mu mibanire yacu. Nigeze kumva ubutumwa bw'uwitwa Dr. John R.W. Stott, umuvugabutumwa w'umwangirikani wo mu Bwongereza, umushumba w'umwamikazi w'Ubwongereza. Umutwe w'amagambo w'ubutumwa bwe wari itorero imbere n'inyuma. Dr. Scott yaravuze ngo insengero nyinshi zimeze nk'itsinda ry'abantu bicaye mu ruziga ku ntebe, maze intebe zabo zirebana. Icyo bagomba gukora nk'uko Dr. Stott avuga, ni uguhindukiza intebe zabo maze zikarebana mu mugongo. Baza bazicayeho
bakareba hanze bakamenya yuko itorero rigomba kubaho kubw'inyungu z'abantu badasengeraho. Ntekereza ko iryo ari ijambo rikomeye cyane. Mbabwiye nk'umuntu umaze imyaka myinshi mu bushumba, nemera n'ubugingo bwanjye bwose yuko itorero ririho kubw'inyungu z'abadasengeramo, abantu bari hanze aho batari bakizwa. Mu yandi magambo, itorero rigomba kubaho kubw'inyungu z'abantu bazimiye muri iyi si. Amatorero afite iryo yerekwa ry'ivugabutumwa niyo matorero arimo guhabwa umugisha n'Imana cyane. Ni amatorero yuzuye koko, uko akomeza kuhirira abandi mu buryo bw'umwuka, ni nako yiyuhirira ubwayo. Umuntu witanga, Salomo aravuga ngo azaba umukire. Iyo yuhirira abandi, nawe aba arimo kwiyuhirira. Mbega ukuntu uko kuri kugomba gushyirwa mu bikorwa n'amatorero. Ubwo dukomeje gusesengura igitabo cy'imigani, kandi tugatanga n'ubusobanuro ku migani y'ingenzi, ndasenga kugira ngo uhabwe imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kumva, ndetse no kubona ubwenge mu kuri mu mirongo iri muri iki gitabo cy'ubwenge tutari bubone umwanya wo kuvugaho. Tega amatwi iri jambo ry'agaciro. Abanyabyaha barashinja, abakiranutsi bakarenganura. Ese wari wagenzura ibi? Abantu b'abakiranutsi ntabwo bagira amazimwe. Abakiranutsi ntabwo baryarya. Indyarya ni abantu basharira mu buryo bw'umwuka. Abakiranutsi bahora baburanira abandi iteka, ariko abanyabyaha bagashinja. Umugore wanjye ni umukiranutsi. Iyo uvuze ikintu kuri Hitireri, arakubwira ati, ariko uzi yuko iyo ataba Hitireri, tuba tudafite ubwoko bw'imodoka zituruka mu Budage. Hari n'ikindi yakubwira cyiza kuri Hitireri. Ntabwo aba ashaka kumva umuntu uwo ari we wese avuga nabi mugenzi we. Iyo ni kamere y'umwuka. Nigeze guhura n'umusaza ukunda Imana cyane, wari ufite icyapa ku biro bye cyavugaga ngo, nta gutera ibitero, nta kurenganura. Byari bisobanuye ngo, ntabwo nzigera ntera umuntu uwo ari we wese, ntabwo nzigera nirenganura. Abakiranutsi iteka bahora batekereza gutyo. Umva uyu mugani. Imitima y'ishyari iraremereye cyane, ariko ijambo risubizamo intege rikora ibitangaza. Nagiriye abantu inama bamaze amezi mu bwigunge, nababazaga ikintu cyabafashaga mu gihe babaga bihebye, iteka baravugaga bati, ni ijambo risubizamo intege. Umuntu wamuhoberaga maze akambwira ati, bigiye kurangira, bizamera neza, buri kintu kizamera neza. Nk'uko uyu mugani uvuga, ijambo risubizamo imbaraga rikora ibitangaza. Mu myaka yashize, nigeze kumva umuntu avuga ko hari ubwoko bw'abantu butandukanye muri iyi si. Ubwa mbere hari abantu bitwa reka bibe, hakaza abitwa bari wowe ubikora, hanyuma hakaza abitwa sinzi birimo kuba. Nahisemo kuba bari wowe ubikora. Ku mukoro umwe, nigeze guhagarara imbere y'itsinda ry'abagabo mu gitondo ku ishuri rya Bibiliya, maze ndavuga nti, ndi bari wowe ubikora. Nta gahunda mfite, nta nubwo narinzi icyo Imana igiye gukora, nta nubwo namenya aho umuyaga ugiye kwerekeza. Nk'umuco wanjye, igitondo cyakurikiyeho nsoma uyu mugani. Umugabo w'umunyabwenge atekerereza imbere kure, umuswa ntabikora, kandi ndetse akanabyiratana. Numvise ngize ikibazo nkirangiza gusoma uwo mugani. Dushingiye kuri uwo mugani, ntabwo ari ubunyamwuka kutagira gahunda. Ugomba kugira gahunda. Saba Imana ikuyobore umenye uko umuntu akora gahunda, ariko Imana ikuyobore. Imivuganire myiza izana iterambere. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Iyo mufite imivuganire myiza, muba mufite igikoresho mushobora gukoresha mu kubaka urushako rwanyu, cyangwa se n'undi mubano wundi wose. Iyo mudafite kuvugana neza, ntabwo muba mufite ibikoresho mukeneye kugira ngo mukemure ibibazo byanyu. Kutumvikana mu mibano, nko mu bantu bashakanye, bimera nk'agakoko gatera indwara. Tugwirira mu mwijima, ariko twinshi muri two ntabwo twaba mu mucyo. Kuvugana bicana itara. Iyo ucanye itara utwo dukoko turapfa. Iyo uvugana n'uwo mwashakanye,
uba urimo gukoresha igikoresho gikomeza uwo mubano. Ariko nyamara iyo nta kuvugana guhari, twa dukoko dutera indwara turagwira, tukagwira, kandi ntugire n'icyo wabikoraho. Abanyeshuri ba Bibiliya benshi bizera ko igitabo cy'imigani cyibanda ku buzima bw'abasore gusa. Icya mbere, ahabwa inama akiri umwana akibana na nyina. Uko akomeza gukura, imigani ikagenda yibanda ku nshuti ze. Icya nyuma, ikibanda ku rushako rwe ndetse n'umugabo ufite umugore. Hari imigani myinshi ku ngingo yo kurera abana bato. Imigani myinshi iravuga ngo niwanga gutoza umuhungu wawe, bisobanuye ko utamukunda. Numara guca imirongo, urimo gushyiramo imigani munsi y'ingingo nk'uko nari nabibabwiye, uzasanga ufite imigani myinshi munsi y'ingingo yo kurera neza abana. Umukiranutsi arya kugira ngo abeho, ariko umupfapfa abaho kugira ngo arye. Uyu mugani ubabaza benshi muri twe. Utuma twibaza ikibazo cyiza cyane. Ese kuki abantu barya? Icyo ni ikibazo cyiza. Abantu bamwe barya kugira ngo babashe kubaho, ariko abenshi muri twe ntabwo tugarukiraho. Turya kuko ibyo kurya bitugwa neza cyangwa se bituryohera. Turya kuko twishimye. Turya kubera kwifuza. Turya kubera ko turakaye. Turya kuko dufite agahinda. Turya kuko twigunze. Hari urutonde runini rw'impamvu abantu barya. Twakemura ibibazo byinshi byo mu buzima bwacu binyuze mu gusobanukirwa ndetse no gushyira mu bikorwa uyu mugani. Umukiranutsi arya kugira ngo abeho. Umukiranutsi arya kugira ngo abashe kubaho maze akarekeraho. Umupfapfa abaho kugira ngo arye. Buri gihe ahora atekereza icyo ari burye ku manywa iyo arangije kurya ibya mu gitondo. Yarangiza kurya ibya ku manywa, agatekereza ibyo ari burye nijoro. Hari ubundi buryo wasobanura uyu mugani. Uburyo bwa mbere, umukiranutsi arya nk'uko umutima wungana, ariko inda y'umupfapfa ihora irimo ubusa, ihora ishaka byinshi kurushaho. Yenda ushobora kwishimira ubwo buryo usobanuwe. Uyu nawe ni umugani mwiza. Ikigega kirimo ubusa gihorana isuku, ariko nta musaruro gitanga. Uwo ni uwundi mugani w'ubwenge. Iyo ufite ikigega kirimo ubusa, ntabwo ugikorera isuku, ariko nanone nta musaruro ukura muri icyo kigega kirimo ubusa. Kugira ngo ubone amafaranga, rimwe na rimwe ugomba gusukura ikigega, kandi ugatanga umwanya n'amafaranga yawe. Iyo ni inama nziza. Ubuzima bw'umuntu usubira inyuma buramurambira, ariko umukiranutsi ahora yishimye. Umuntu usubira inyuma mu gihe burayo ntabwo ari umuntu unyerera ibirenge bye bisubira inyuma, ahubwo ni umuntu ushinga ibirenge bye akanga kubishingura ngo ajye imbere nk'indogobe. Mu yandi magambo, umuntu urekeraho gukura arambirwa vuba n'ubuzima bwe, ariko umukiranutsi we ahora yishimye kuko umukiranutsi ahora akura. Umugabo witwa Confucius yavuze ko hari uburyo butatu bwo kugerageza ubwenge bw'umuntu. Ubwa mbere ni ese yakwemera igitekerezo gishya. Ubwa kabiri ni ese ashobora kuvugana n'uwo bataziranye. Icya gatatu aricyo cya nyuma ni ese ashobora kwisubizamo umunezero. Mu migani haravuga ngo umukiranutsi ashobora kwisubizamo umunezero. Ntabwo ashobora kwirambirwa. Ni umuntu usubira inyuma, umwe udashoboye gukura, niwe wirambirwa. Imyumvire ituje ituma umuntu aramba. Ibigo by'ubwishingizi bw'ubuzima bizabikubwira. Iyo niyo mpamvu ari byiza kwisuzumisha mu mutwe. Niba imyumvire ari iy'ingenzi, ukwiriye kureba ko imyumvire yawe ari myiza. Ndetse ushobora no kwiyongerera iminsi yo kubaho kwawe ugira imyumvire myiza. Inzara iba nziza iyo ituma ukora kugira ngo uyikire. Inzara cyangwa ubukene bishobora kuvamo abagabo nka Abraham Lincoln, Gandhi, cyangwa ikavamo ibisambo. Bishobora kuvamo abantu bagira umujinya bakarakara bakaba batera umudugudu babitewe n'akababaro kabo. Ariko ntabwo inzara ihora ivamo abantu nk'abo.
inzara ishobora gutuma ukora ikintu gihwanye neza n'icyifuzo wigeze kugira mu buzima bwawe. Nigeze kumva umugabo wavugaga yuko azi abagabo bubatse umujyi nari ntuyemo. Yaravuze ati, bose bari bameze nkanjye, bari bashonje. Tumaze gutangira mu buzima, nanone twari dushonje, kandi aho niho twakuye imbaraga. Twakoraga amasaha 18 ku munsi twubaka uyu mujyi. None kuko twabigezeho, twigishiriza abana bacu muri za kaminuza nziza, bagaruka bagashaka kudusuzugura. Ntabwo bashobora kumva impamvu duhora dukora. Inzara ishobora kuba nziza iyo ituma ukora mu buzima bwawe. Umuntu wifata gutyo mu nzara ye ntagira ubwoba bwo kugira inzara ikindi gihe. Hari abasore benshi uyu munsi bahora mu byishimo gusa badafite icyerekezo mu buzima kuko batari bigera basonza. Ababyeyi babo barabibonye ko batazi gusonza ndetse bakanakena. Ababyeyi babo bakuriye mu bihe bikomeye no mu ngorane nyinshi cyane, maze bo bazi icyo gusonza ari cyo. Ababyeyi bafite uburambe mu buzima bw'ibibazo ugereranyije n'umunezero w'abana babo. Nanone abana babo ntabwo bamenya igituma ababyeyi babo bakora cyane. Dore ubundi bwenge. Umugabo ucisha make gatuza aba ari umunyabwenge, maze ikigoryi bavuga ko gifite ubwenge iyo gituje. Mu yandi magambo, ni byiza gufunga umunwa wawe ukitwa ikigoryi kurusha uko wawufungura ukavuga ibitavugwa. Iyo utavuga byinshi, abantu bashobora gutekereza ko uri umunyabwenge. Ariko iyo ufunguye akanwa kawe, ukuraho uko kugutekerezaho kw'abantu. Dore ubundi bwenge. Umugabo w'umuhanga ahora yiteguye kwakira ibishya. Byaravuzwe ngo umunyeshyaka ni umuvuzi w'igipfamatwi, kuko atajya yumva icyo undi muntu arimo kugerageza kumubwira. Umunyeshyaka aravuga ati, ntumvangire n'ukuri kwawe, namaze gufata umwanzuro wanjye. Nigeze kumva umugore ambwira ati, ntumvangire n'ibyanditswe byawe mushumba, namaze gufata umwanzuro. Umuntu w'umunyabwenge ahora yiteguye kwakira ukuri gushya, cyane cyane ukuri kw'ibyanditswe. Umuntu yamenya ate inzira anyuramo? Uwo ni umugani w'ubwenge. Dushingiye ku byo Yesaya yavuze, Imana iravuga ngo, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi n'inzira zanjye si zo nzira zanyu, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, ni nako inzira zanjye zisumba inzira zanyu, kandi n'ibyo nibwira bigasumba ibyo mwibwira. Tekereza kuri ibyo umwanya muto. Niba dushaka kumenya inzira z'Imana, niba dushaka kumenya ubushake bw'Imana, niba tugerageza gukurikiza ubushake bw'Imana n'inzira zayo, ese kuki tugomba kubanza kumenya neza ukuntu tugenda? Imana itubwira yuko itibwira nk'uko twibwira, kandi kidakora nk'uko dukora. Harakomeza hati, nuko rero umuntu ugendera mu nzira z'Imana akwiriye gutegereza iyo minsi ubwo azajya agendera mu kwizera gusa, kuko atazi inzira agenderamo. Umunebwe ahora aganya, ntabwo nshobora kujya ku kazi, niko avuga. Nindamuka nsohotse hano, nshobora guhura n'intare mu nzira ikanyica. Uyu mugani wibanda ku bantu bagira inzitwazo nyinshi zibatera kudakora ngo bagire icyo bigezaho, cyangwa se ngo bagire icyo bakora mu buzima bwabo. Hari intare mu nzira. Nshobora kuribwa n'intare ndabutse nsohotse hano. Nta ntare iri muri iyo nzira. Iyo uguye hasi ku munsi ukomeye, ntabwo uzi yuko umugabo mwiza niyo wamukubita hasi inshuro 7 azahaguruka. Nigeze kumva umwarimu ukuze avuga ati, ikigerageza imbaraga zawe ni ese bisaba iki kuguhagarika? Ntabwo bisaba byinshi kugira ngo uhagarike abantu bamwe na bamwe. Uyu mugani urimo kuvuga ngo niba koko uri umuntu w'umukiranutsi, ushobora guhura n'ibyago byavamo hakaza ibindi byago. Ushobora gukubitwa hasi inshuro 7, ariko buri nshuro uko ukubitwa hasi ari nako uhaguruka. Ikigerageza imbaraga zacu ni icyo bisaba kugira ngo kiduhagarike. Indorerwamo igaragaza isura y'umuntu, ariko icyo ari cyo nyacyo kigaragazwa n'inshuti agira.
umuntu ufashe umujura agomba kuba yiyanga kubera ko azi ingaruka ariko akanga akabikora. Hano tubonye imigani ibiri itubwira ko habaho ishusho y'umuntu. Icyo witekerezaho ni icy'ingenzi cyane. Bumwe mu buryo bwa mbere ushobora kumenya icyo witekerezaho ni abo mukorana. Urugero, iyo urimo kurambagiza cyangwa ukiyemeza kubana n'uwo mwashakanye, uba ushaka umuntu utekereza ko muteye kimwe. Niwiha amanota 1000, uzahitamo umuntu ufite amanota 1000. Iyo niyo mpamvu ingo z'abantu bakiri bato zitajya zikomera. Umusore ashobora kwibwira yuko afite nk'amanota 75, yarangiza agashaka mugenzi we nawe ufite amanota 75. Nyuma y'imyaka 10 bakaza gusanga bafite amanota 1000. Maze bigatuma batandukana inshuro nyinshi. Kwimenya ni ikintu cy'ingenzi kandi gituma n'urugo rw'abashakanye rukomera. Uko niko kuri umwanditsi w'igitabo cy'imigani yashakaga kuvuga ubwo yandikaga tubwira ko abantu tubana nabo bagaragaza bo turi bo koko. Umukoresha ashobora kubona akazi kakozwe neza n'umuntu wimenyereza umwuga kurusha ikigomeke cy'ikinyabwenge. Rimwe na rimwe biba byiza kugira umukozi udafite amashuri yose, ariko uwo muntu agashobozwa n'uko ari umwizerwa. Ibyo byaruta kugira indyarya yize kugukorera igashaka kukwambura ubucuruzi bwawe. Ushobora kurebera kuri iyi migani isobanutse cyane gutya yuko wasanga ukuri kwinshi k'ubwenge muri iki gitabo cy'imigani. Wibuke ko intego ya Salomo yo kutwandikira iyi migani ari ukugira ngo abanyabwenge barusheho kuba abanyabwenge ndetse bavemo abayobozi b'abanyabwenge. Abafite ibitekerezo bike baba abanyabwenge kandi n'abantu bigi ko babaho uko bitwara mu bibazo byose byo mu buzima. Amagambo umutima, umwuka ndetse n'ubugingo avugwa inshuro zigera kuri 70 muri iki gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani rero kikagira ubutumwa bw'abantu buvuye ku Mana, buvuga ku myuka yabo, imitima yabo, ubugingo bwabo, kandi bunabereka uko bagomba kubaho ndetse n'uko bagomba kwitwara mu bibazo byabo bya buri munsi. Amagambo ya Mose, umuntu ntabwo abeshwaho n'umutsima gusa, ariko abeshwaho na buri jambo rituruka mu kanwa k'Imana, yakwandikwa hejuru y'igitabo cy'imigani. Umugani umwe wa nyuma, imigani igice cya 3:5, haravuga hati: wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Yiringire uyu munsi. Munyeshuri mwiza w'ijambo ry'Imana, umugani wa nyuma twabonye ni umurongo abashumba benshi bagenderaho. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora mu nzira unyuramo. Mbega ukuri kwiza! Turizera ko aya masomo gukomeza mu kwizera kwawe, mu gihe ukura kugira ngo urusheho kumwemera, uzabona amahoro y'urugero rwo hejuru mu buzima bwawe. Turakwifuriza gukura mu bwenge n'ubuhanga bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kugeza ubwo tuzongera kubonana.